Mu karere ka Rwamagana habereye inama nyunguranabitekerezo ku buhinzi bukoranywe ikoranabuhanga. Ni inama yahurije hamwe abagize umushinga ugamije ubufatanye mu guteza imbere umusaruro w'ubuhinzi Power for Food Partnership, abafatanyabikorwa batandukanye n'abayobozi mu nzego zitandukanye. Muri iyi nama, umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Kagabo Richard Rwamunono yavuze ko iyi nama yari igamije guhuza abahinzi bagakangurirwa gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu buhinzi. Mu ntego nyamukuru y'iyi nama kugira ngo dushobore guhuza umuhinzi n'ibyo bikoresho, nk'uko mwabibonye hano twazanyeho n'imurikabikorwa. Hari ubwo abaturage bumva yuko kuba batababonaga ngo bababaze amakuru batazi yuko binahari, cyangwa niba binahari bikaba bihenze. Icyari kigamijwe cyari cyo kureba uburyo tubahuza, ababifite, ababigurisha baze batanga amakuru nyayo ku kiguzi gikenewe, aho bakorera, ingamba bafite kwegera umuturage wo hasi, hanyuma babone n'izo contacts. Umwe mu bahinzi witabiriye iyi nama, Karangwa Charles, yavuze ko iyi nama ije nk'igisubizo ku mbogamizi abahinzi bahuraga nazo zirimo ibijyanye n'ikoreshwa ry'ifumbire, inyongeramusaruro n'ikoreshwa ry'imbuto z'indobanure. Nimba umuhinzi ataragera ku rwego rwo gukoresha ifumbire ikwiye, kuba atarabasha gukoresha imbuto y'indobanure, kuba umuhinzi atarabasha kuhira ngo arengere igihingwa cye kikicwa n'izuba, kuba umuhinzi atarabasha gutunganya umusaruro, yenda ibigori byamara kuboneka ntabashe kubibungabunga neza bikangirika, biracyari imbogamizi. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Rubingisa Pidance avuga ko iyi nama yasize bihaye intego yo gukurikirana ubuhinzi no kubungabunga umusaruro hagamijwe gukemura ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Twanaganye kuvuga ngo niki kibura, dusubira inyuma tujya no kureba mu byo abahinzi bifuza cyangwa se banagaya bidakorwa neza kugira ngo ariho duhera. Biganiro bari gukora ubu ngubu nicyo bigamije. Twasanze tugomba no gushyira n'imbaraga nyuma. Izi mbaraga dushyira mu buhinzi iyo tugeze gusarura bwo turashyiramo izingana iki, byagombye kuba bihura kugira ngo wa musaruro twabonye nawo ugere ku isoko ugifite ubuziranenge bwiza. Ibyanya bigega ni ubutaka bwahujwe buri hejuru ya hegitari 5. Aha hahingwa igihingwa cyatoranyijwe, ubutaka bwabo bukabanza gupimwa kugira ngo hazakoreshwe inyongeramusaruro zihabereye. Ibi byanya bigega nibyo bizashingirwaho kongera umusaruro nko ku buhinzi bw'ibigori musozi, bikava kuri toni 3 n'igice kuri hegitari bikagera nibura kuri toni 6, naho mu byanya byuhirwa umusaruro ukagera kuri toni 10. Muri iyi nama nyunguranabitekerezo hagaragajwe ko ibi byanya bigega muri Rwamagana bisaga 77 ku buso busaga 1600. Irakoze Zawadi Deborah, Voice FM, mu karere ka Rwamagana.